Yes, mbaye ikaze mwese mukurikiye Boom Boys amajyaruguru amajyepfo burasirazuba iburengerazuba ndetse n'abantu mwese muri diaspora. Ikaze cyane kuri mikoro ni Gigi. Ni imbere yanjye mfite umujene kabuhariwe mu bintu bijyanye ni na wagwan bro. Wagwani ibintu baravuga ngo abiyase ku rugendo fatiraho na feri na gaca gafatingo kundi umwana umuwe byose ku kari bumena amazi. Yo man, my people, mwabyumvije ngo twamanutse. Iyi ni Boom Boys, wowe ukigeraho ku muruno muyoboro bwa mbere ibuka gukora subscribe ubundi tujya tubana buri munsi. Iyo ufite igitekerezo ubufasha cyangwa inyunganizi icyo ari cyo cyose ubona ko watwungura muri bino bintu dukora kuri no social media, andika muri comment, usharinga n'inshuti zawe, ibiganiro tujye tubihuriraho twese twakire gacha only gacha fresh. Yola ibintu ni fresh fire mwoto kabisa. Mubwira yuko man giye muzanira amakuru yandi tuzigira usaga n'ahandi. Nababwiye yuko ajya kuba festival y'imbwa. Abantu baritarutse festival y'imbwa naho yabereye. Twababwiye ibyo bintu cyane. Nababa Miss wari ufite imbwa zimwe bibonye se. Noneho umva iyi nkuru Gigi. Tuninjira abakinnyi ba sinema hano mu Rwanda. Abantaza abakinnyi ba sinema ba Papa Sava, ba Bamenya, ba Mama Sava, ba Daddy bro, Kiramani, ba Nyambo, ba Nsabi, ba Bijabija. Nibashaka kuvuga ni iki ngiki. Nuko muri iyi weekend ku munsi w'umuganda bari mu karere ka Ngoma mu Burasirazuba hahandi bagibita muri ku Gataro. Abantu batazi Ngoma ni ahantu ni abantu DJ Sex. Okay. Yes. Bro, mbere yuko ibyo dukora. Mbere yuko nagenda akambanza nsubize DJ Sex. DJ kuratan bro, uri umuntu w'umusani, uri umujama w'umuhanga cyane, ibintu wikorera ni byinshi cyane, natwe turakwemera nk'uko uhora bitubwira kandi uradushyigikira cyane. Ukomeze unadushyigikire cyane, unatwereka abantu b'Ingoma, turakunda cyane. Mwakiriye gute abo basitari? Ndasa gucana ikintu cyanyone iki? Gutera igiti. Ariko nyine harakunubona umuntu w'umusara agafata guki giti ukagira ngo ni amabyi man. Nyambo yafataga igiti man ukagira ngo ni amabyi man. Akagifata nyine guke nyine biriya bintu bigaragaza yuko ari umwana amaje kugera yagera ahubwo yibagiwe kandi man biriya bintu nibyo yabayemo technology. Imodoka ya Miss Cedric yaguzwe arenga miliyoni 120. Guteza icyitwa akaduruvayo mu mitwe y'abantu hano mu Rwanda no mu Burundi. Ku bataza Miss Cedric ni umukinnyi ukinira AS Kigali w'umurundi. Ongera ukavuga neza ariko wanakiniye Rayon Sport 2013 avamo ku Cyomo. Ongera urashimisha cyangwa ni abareyo gubyemere cyangwa yakani Rayon Sport ifite ingufu. Arasangrifu bajya bavuga ngo je urashimisha Atarako FC yaragiye mwa ekipe dukunda ikikuranga Trako ekipe nziza cyane. Ubwira yuko ekipe Atarako nimwe best of performance mu Rwanda twagize na rwango na shyari na mwanzi n'umwagira. Umuvugizi wayo niwe muvugizi wa polisi. Ikindi wamenya nuko ikipe ya Atarako niyo yatsinze St George yo muri Ethiopia itwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Igikuye hanze. Izindi kipe zibigerageje ziviramo kuri finale. Nareyo baranyibukije wapi. Ikipe yakuye hanze ikindi gikombe dufite no mu Rwanda ni ikipe yitwa Rwanda Be. Ibindi byose muzaza mungara ku mihanda. Ubwo n'ubwino mubwira yuko umukinnyi wa Mukura witwa Canisius niwe muntu kubwira amateka kuva ati ihangane agira ikintu muza mutubwire. Batoje bakinyi nimero ya mbere bagiye mu kipe Rwanda iyo ngiye bayikubise harebe nzega. Rwanda Be bakarasa igiceri mu kirere.
irazamuka iva mu matsinda irakomeza ishika finale ngo najya bavuga ngo umwana wanzwe ni ukura ni platform mwarayanze ariko izagira ikundwe kandi izakundwa yes amashari bafite bazayiruka wowe ukunda Boomways cyangwa se ubona udushyigikiye ibikorwa byacu nimba nta rwango kora kuri subscribe ukore kuri like comment uvuga ibyo ushaka winigura mbere yuko genda burabyo kuntu bimeze no ku mihanda amagambo y'abantu bavuga ngo wenda ngo umuntu yabaswe n'inzoga n'itabi wowe bimbwira wanasanga n'ubundi nawe ubikora nico cyo ni message yagiye gusoma ngiye cinzanye hanga ku mihanda kugira ngo ubwire yuko hanga ni handi uzagenda umenya amakuru utazagenda namwe usanga handi cyane uwitwa Kamala Harris umwe bandagaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ati uyu ngo ntabwo twayibona n'umugore cyane umwitege mu yindi manda agomba kuzaza kwiyamamaza kuba presidenti niko babivuga presidenti wo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika si cyo kinzanye ahubwo menya yuko mu Rwanda ubu ngubu amakipe yo muri Sudani karatatu yamaje kwemererwa gukina shampiyona mu Rwanda ariko idonido yaba iya nyuma yaba iya mbere miliyoni 6 bamaje kuzemererwa Ferwafa igomba kuzibaha se ni nayo mpamvu ugomba kumenya reka twebwe tuzana aya ndindani icyo bitubwira ubundi menya yuko tuna breaking pyramide ko yanga eya nahise nanganyiriza mu Rwanda gusa ku busa twikomere mubwira yuko izi equipe nizo ziri gutuma bano basifuzi bahanwa ni bita breaking umuvugizi wa pe yabwiye Radio TV 10 yuko ibintu birwa bavuga ku bantu kuri amakipe yabo batazi batanatekereza yuko bashobora kuba bari gukomeretsa bamwe cyane dusoma message mu manyagituko ati bango banje ndabakunda cyane ndabifuriza umunsi mwiza gusa hari icyifuzo mfite ndabakunda cyane murabizi twaratangiranye kugeza n'ubu tukiri kumwe ese ntimwamfasha niyo nazaba hatikintu wumva kuri kuvuga neza mukazansura hano muri Canada ndifuza kubaha ikiganiro amashyi menshi cyane mbabanza umera amashyi mu manyagituko kabisa turakwemera nundi wese bwira yuko hari abantu bavuga ati ngo gacha ya telefone none byagenze bite Imana ikura ku cyavu Imana ikora nk'abantu cyane Imana yaguteretseho ahantu nawe undi muntu waza umuntu akukurayo cyane aka naga phone kumugira neza bati ya phone yawe werekanye ku TikTok ahantu hose kandi wowe ujye dukubita inkuru kadushimisha haba kubijyanye na wagwan haba kubiki akira akagafone nikazima ubugakoresha urebyisho kurushaho agushimiye wowe aho uri muri Canada rwose tunashimira cyane handi umwana wa manyagituko ni ukurikiranya gituko nita mutima ni mutima hanje nita mutima ya uyu nguyu mwita mutima nyine ndi kuvuga muri umunanya gituko we yitwa Mutima Charles bro wakoze ibyo ngibyo we ni mutima waza tumushimira cyane peace nituza Canada urumva kwita cyabonetse manyagituko rwose turahari kubw'abakunzi bacu cyane we by'umwihariko umviye none inkuru yashose nanone eje ku mihanda none ayanga ino bita breaking yes wabaye miss asimivuge gute u Rwanda mu Rwanda se rufite miss nyine wamubaye kera twarabaye iyi ni breaking rero tuzama breaking nako tuvuga bya bizaba nababwiye ko mu Rwanda Miss Rwanda izagaruka 2026 Miss kwa kabiri by'usundu rucabana Miss wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika 2025 akaba yitwa Andrei Ecot niwe wabaye Miss USA Miss USA ndagaswigigi breaking news hano mu Rwanda je navuga yuko uyu munsi amagambo yawe agomba kuba makeyi cyane nuko hagati y'uwitwa Regis ukina military love kapiteni muri make kapiteni y'urucabana ufite ubukwe akaba avugwa mu rukundo n'umwe mu bakobwa baturuka mu nkambi y'Inyabiheke iyi ni breaking ni utumye uwitwa uvuge se
Miki agahita kagiye kumushengura akaba ivata ry'amagambo ako se gaca ko Miki ari kurengwa n'ivata Miki icyambere Miki yanze Regis abana naga Miki sarenda gusubira kwa Regis ubundi bajya bavuga ko umugabo wa mbere ngo akurongoye bwa mbere ubundi uhora umwibuka umukobwa wese wari isugi wamusugiye bwa mbere niyo wawe zuri umugabo we zuri umugabo wa kabiri nawe ubwa atekereza ko musugiye bwa mbere niko se yamukoreye n'icyatumye Imana atandukana atavuga ati rwose uyu nguyu nzahora mwibuka iteka ryose cyeze ngiye mu biravugwa ko hari umuntu twandikiye ngo ni turatsinze ngo ari USA ngo umukobwa yitwa Anje nka data umuntu se banje ariko ashaka kwasenya yabundi kamaze ubwirisi bakunda banje tugiye kubwira amazina y'abakobwa ukimara kumubona ukatuba ati cyakoze umwana ni mwiza izina rya breaking nuko umukobwa wose witwa Solange nta gicupuri ndabona na Solange w'ingwanguru cyuba nimero ya mbere nimero ya kabiri Bajuri ubundi kugera breaking ndashika eshanu abantu batanu ba mbere ubundi ngati aha ngaho ni narwo ngira ngo duhita tugana gatatu usoza vuba duhita nite nkuganisha ukiri muri ibyo ndagira ngo uza kwinjirira rimwe uhite winjira ku bakobwa ba mbere beza muri East Africa dufite biravugwa ko harimo abanyarwanda batatu nimero akoga kukandakira nimero ya gatatu nuko uzasanga umukobwa wese witwa w'amahoro disi cyangwa umwita umugwaneza two ntuzere tuba tujyana ubundi turajyanirana ngaho bana baba bafite woncekere ngo baba bafite wabasebasi tubacekeke ubundi nimero ya kane twihutisha kuko iminota ishobora kuza kudufata kandi wa munyamakuru wacu ushobora kudadusohora kuko abakire bamaze kwihuza nimero ya kane nuko uzasanga umukobwa witwa Anje azaba yiyemera azakubwira ngo ibi bintu simpinywa ariko iminsi igire nabi ukajya kubona niyo mbuga kubitwira kinabanga ari umusozi kinabanga nimero ya gatanu ari nayo wanyuma uhita uninjira nimero ya gatanu basayidati akazajya ngo n'abakafiri bonyine umukobwa Sayidati ngo aba afite ikintu ngo kibaranga cyangwa aba Aisha Aisha ko ari inshinzira duhereye ku magweja reba Aisha wigweja Aisha wa wundi bize kuri cya kigo kiri Katepa Karipeti wakunda gusimbuka igipangu gahita umuntu w'umukobwa kandi ngo nta n'ikariso yambaraga umuntu wapfaga guta noneho breaking y'abakobwa beza muri East Africa barimo abanyarwandakazi batatu nimero ya mbere umwana mwiza uzahoraho n'ugiye kizaza uzavuga ati uyu niyo nimero ya mbere umugore wa The Ben bamwita Pame ako ngafite nyashi na komedi nyine iyo comment nyibonye hano ngo afite nyashi ahita kandi nimero ya kabiri ni uwitwa Shiba Karungi umwana ufite inkomoko hano i Kigali Shiba kahise nimero ya gatatu ni umwana mwiza mwese mushobora kuba mutaramenya ariko nimba wowe ushaka kumumenya ndakwereka muri musanze amwita Mori uyu nguyu afitanye indirimbo n'uwitwa Christopher yitwa Byigumanire abantu benshi bari kumbwira ngo baramuzi uyu nguyu ntago ari hano mu Rwanda kuko agiye muri Amerika nimero ya kane tukagenda tugasanga umunyarwandakazi ujya uvuga ati reka nifatire ifoto ese nyifate nicaye cyangwa nyifate sutamye bamwita Marina Debora umwana mwiza cyane usigaye ukundwa n'abaraperi indirimbo itarimo Marina umuraperi ntabwo ikundwa nta mwana arateye bro yakoye indirimbo ariko biravugwa ko cya kibuno ari igiterano ngo yabonetse akantu iyo cyaba ari igicupuri ba nyambo ngo ibere ngo yararikoze risigaye rihagaze nk'irya Kadibi kugira ngo umutipe nakabona muri video avuga ati cyakoze breaking Kadibi turi bumugarukeho mu kanya
Uwa nyuma wa gatanu bamwita Butera Sheja Knowless. Mwana wo mu Bugesera. Yana cyaza birantunguye. Hari umuntu yanditse ati birantunguye kuburamo Nyambo burya aba yadukanze hano naho ubundi ntago ari muri batanu. Iyo bavuze ngo ntawe urimo. None se iyo bavuze imbaho n'ibiti ngo niba bavuga ribuyu ukavuga gereveri. Igo nyine ngo iyo bazanye imbaho nzima. Urase gatwaje gereveri ya igiti cyiza twese turanakibona kari cyiza pe. Niyo bavuze ribuyu ni igiti cyiza kari kinakundwa n'abantu benshi pe. Gikomera gikonze. Ariko iyo bavuze ati Karitirisi. Amoko atatu y'ibiti biba mu ishyamba twaba twaragiye gusenyamo. Uzi neza Kariturusi cyangwa Karitirisi. Karitirisi ikintu nzizi n'uduti dutoya uko tujyamo. Tubamo ibitamo mu bwoko bwinshi. Ipusi zakuze niwo zibera. Igiti cya kabiri bakita indakatsi. Indakatsi arya nziza zigira injongo. Agati gucyo oya. Ni agati kazamo gucyo ukuntu gashororotse. Kagerajo kakabwatara. Kakabwatara. Hanze kakata kajya kujya ku ruhande amarera jeje. Amarera jeje araribwa. Breaking ya nyayo ndandi. Breaking news. Ariko nyine na man nitwe tuzana saguru man wakumvuga ukibaza zimuri zavuye muri Karongi. Hagaragaye ibirego 65 by'ingengabitekerezo ya jenoside mezi 10 gusa kuva mu kwezi kwa mbere gushyika none ahangaha. Hano hari niho hambere mu gihugu bigaragara. Hari hano hari ni hahandi hari babantu bamwe na bamwe nk'abo bagenda bagaragarwaho rwose byanze bisabwa ko bakwiye kwicara bakagira gute. Bagomba kwicara bakiga cyitwa uburere indangagaciro. Ikirugo kiri kubitera ni kimwe mana. Ni bya biboro ababyeyi bajyana ku mashyiga bano babuganiza babana babo bakajyana hanze. Cyane. Ibyo bisagrife mu babyeyi mwe mwabireka. Nimba ubifite waretse ukazapfana nabyo. Uzapfana nabyo pe. Rwanda twifuza ni Rwanda rufite umwene gihugu uvuga ati cyakoze Rwanda ku mutima. Ndabona ni tarapo. U Rwanda ku mutima ibitekerezo ari ibya kinyarwanda wubaka u Rwanda. Bafite umwana wo mugeti ngo umuntu umeze upakiremo ibintu ngo umuntu umeze ukungu ngo yongoye ngo iki. Wowe nitugufata. N'abandi turabafata. Nitugufata. Nukumubagira ibisiga. Man, abari abantu babizanye kera bari bafite intego yabo. Cyane, size natwe dufite intego yabo. Byarangiranye namwe bake. Nimba ubifite pfana nabyo neza uzagumane nabyo uborane nabyo. Nubizana hanga bakumbuka. Nubizana tuzakumananura. Nakari ibyo babyeyi muhinga. Tuzakumanura rwose ujya ukwiye kujya. Twigaruke muri breaking news. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko vitamini D cyangwa D mu kinyarwanda nuko ishobora kukurinda kanseri y'udusabo tw'amabya. Abantu mufite amabya mwe udusabo tw'intangangabo. Aho bivuze mu kinyarwanda udusabo tw'amabya. Reka twebwe cici asaba n'udusabo twa virige man basusugeje dusaba kumati uyu muteye nagaza udusabo ku bagabo bavuga ngo bafite udusabo tw'amagi. N'amagi nyine ugasanga ya magi yarahiye yabaye ibicupuri. Rero abafite bababyeyi nyine susuzwa babari igihugu umusore igihugu twagiye mbere y'uko urega abantu. Aba umuntu tubaje ikibazo kandi rwose atwizeyeho ubwarimu no kumumwigisha neza ngo uri umugore iyo agiye mu mihango kubera icyo ava biriya bintu ava bitwitwa umwanda biba byavuyeho. Igisha uyu muntu umuha amakuru mazima ukuntu ibiteye mere ku kwezi se cyangwa mere aho ngaho. Ubundi iyo bavuze ukwezi k'umugore ubundi bavuga yuko ni mu minsi 30 cyane. Muri iyo minsi 30 niba bavuze ko akwezi twebwe tubara ko kwagera Rwanda gero Rwanda rukwe nawe mukobwa cyangwa mudamu rukwawe ni wowe tugiye kuvuga ukwezi kwawe cyane. Intangangabo itegereza iminsi 3 iyinjamo ikabura ikintu
iripfira ikajya kuba vitamine cyane 12 akabaza ka vitamine 12 twaba tuduze kabona ka vitamine nyine tumubira uko kagafire cyane rero kuntu biba bimeze cici twageze ku mugore ku munsi wa mbere kazamuka ku munsi wa 7 kakubitwa mwakarya nta bidanje ariko kuva kuri 7 ushyika kuri 14 ngo haba harimo wakwara ipoto uzi kujya gutera umupira ugakubita poto yo hejuru bari kagaruka kidunda wareba umwaka undi mukinga kazagakora gucya gake kakata kimenero umuntu wakinge biyari kubita umupira ukagenda ukagonga ku ruhande ukagaruka ugahita ujya mu mwobo cyane rero mwobo iyo wibeshye tubare umuntu ubonye ikiganiro uyu munsi igihe ukiboneye wumva yuko nimba ugiye mu mihango aribwo ugiye mu mihango iminsi 7 ya mbere nta kibazo ubwo ngubwo nimba ugiye mu mihango barya gatoya mumba gufashe nimba ugiye munsi umengo ugiye uzabona iki kiganiro wumve yuko ejo warongorana nta kibazo ariko uzaba uri kuribwa cyane ni kwa muntu udahita kubimara umushyukwe uretse iyo ugeze muri iyi ngingo naguseka kuko ari n'utubwe ngo mutubwire ngo nukubera iki umugore w'imihango ngiyo abasore bari ku ruhande batanazi ko ari umurongo bose bahita bashyukwa mwana umubiri uri kuvubura icyitwa gukora cyane bro amaraso bari kwirukanka cyane iyo ugize ibyago ukaba uri wa wundi amagi ashya 2 mu kwezi umunsi noneho ngo ujye mu mihango sibyo ufite irindege ryahiye ariko ryategereje nanga yaburiwe uyuka ko agiye mu mihango uyu munsi gashobora kugenda kuyandika gakubita iminsi 3 wowe ukabuze ko iminsi 3 yawe yarangiye rwose kujya mu ngumva bibaye muzima ku munsi wa 4 ukagakubita gahita gasanga ari igira itegere gasanga ryagiye ariko ritarahinduka imyanda ku munsi wa 5 ujye mu mihango icyo gihe hari cyusana rwose cyangwa vati ko umuntu asamiye mu mihango muko mu cyumweru cya mbere ku bantu muyijyamo rimwe kakubitwa mu cya kabiri mukirinda gutyo kukomeza mbere nimba muri iki kiganiro fata iminsi wabanjije iki kiganiro n'udukurikiraho iminsi 3 ya mbere ubwo ngo bugera bi ikiganiro mva karo wa 4 iyi 3 yabanje wasama igijana kwijana wasama Yesu uzagenda tubaganiriza neza cyane kuri ibyo bintu bijyanye n'ibintu by'imihanda breaking iba iri kugenda ica ibintu ku mihanda ese abantu bazi neza yuko muri Ngororero abantu 5 baguye mu manuka y'imodoka 15 bagakomereka bikomeye mane twihanganisha imiryango y'ababuza ababo rwose tunagira inama abashoferi nimba uzi kutwara ikinyabiziga irinde gutwara ikinyabiziga wanyweye irinde kuvugira kuri telefone uri gutwara ikinyabiziga wirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyateza impanuka kandi mugikoreshe ibipimo mwahawe na polisi y'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo tubungabunge umutekano wo mu muhanda ese ubundi abantu bazi ko Kadibe agiye kuba noza agiye kujya mu bintu by'amategeko Kadibe ngarimo ariyamamariza ngarenda kugira Groza nda kuba umunyamategeko kabaye umunyamideri wanyu mwakunze wa wundi kugata ibintu ni wagwana ngubu rwose ariko we kijuranye mukije we nkukije PDD mwibukije ntago nakurikije PDD aha cyangwa Sini Daddy ubudako niko bantu bose bazi icyo wamenya nuko ubu ngubu yamaje gukatirwa amezi 9 ayo yose babwira abantu bacu ibintu by'ibyaha mubereke ibintu by'ibyaha PDD ni umukire ni umunyamerika afite amafaranga yo gushora n'ibiki urebye ibyaha yasomewe n'abavoka yari afite agombye kuba yaramanitsaga bakamuca umutwe uyamana undi bijyavuga yuko nta mukiri w'Imana nta mukiri upfa 2 ariko final imyaka 3 yonyine PDD ntarokotse gaca shara rokotse bikomeye cyane kuri PDD arorokotse kabisa yes hari umuntu tubajije ku bya Miki na Regis rwageretse ariko Miki size ngizi ahugijwe n'ibintu bya biriya bihembo bigiye gutangwa na Regis nuko muri make nyine babaye batujeho gake ariko umuriro n'umuriro Miki yazanye amafoto Regis aryamanye n'umukobwa iki Regis aravuga ati mfite
amafoto yako witwa umugabo wawe ngo ni aga ahawe yabwiwe ko bitarenze ukwezi gutaha agomba kuba ari muri Norvege kujya kwita ku mugore we yateye inda y'impanga. Ibyo Miki ibyo wivugisha ngo urarwana ngo uzagumane umugabo wawe Regis yamana ibyo dore cyitwa breaking. Umuntu ufite ubwenegihugu bwa Amerika cyangwa umwite umwimukira w'umunyamerika yoherejwe mu gihugu kigana bati ntabwo najyayo ngiye usubira muri Afurika no muri Ranzara mu Bagande ariko igihugu cya Liberia cyemeye kumwakira. Ese uriyumvisha yuko nimba yanze Uganda agiye kujya ahantu habaye Ebola arajyayo? Ntabwo yajyayo. Breaking ubu ngubu Eric Senderi ari mu ntara y'Uburasirazuba ahantu yitwa Kirehe ngo hano kubeje ibitaramo bye abantu b'Ikirehe mumezemte abantu b'Ikirehe tubasuhuza. Ni naho hari inkambi ya Mahama harimo n'abarundi benshi. Iyo nini ya mbere mu Rwanda ifite karitsiye 12 hajya Nyabeke ifite 8 Kigeme yose birayarenga 6 ntabwo zarenga. Yego ubundi ya mbere ni Mahama Nyabeke kabiri izindi zose ziri munsi aho wikwigora wikwirwa uzicamo izindi zose ziri munsi aho. Suza abantu mwese muri Nyakivara muri Uganda ntabwo kuko fite icyitwa abafana fite icyitwa Nyakivara by'umwihariko muri Uganda ahantu muri za Guru mu majyaruguru ya Uganda aho ngaho abantu muri rwose Kampala na Mirembe tubasuhuza. Njyewe kamfata umwanya wanjye gaca mfata umwanya wanjye nsuhuza abarundi n'abagande mereye ku bagande abantu muri Nyakivara abantu muri Kampala abantu muri za Guru mwese aho muri hose Uganda abari ahantu hari hose mwe mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda tubasuhuza tubateye yambo. Reka manuke jya hakurya yo mu Bugesera hakurya bita mu Burundi mbere kwijuru rya Kamonyi manuka gutya karate paro katumara kakibitoki undi kamubwire unakomeza yiriyo breaking yawe ngene basuhuza. Menya yuko muri Nyamasheke amasasu yarashwe mu kirere kubera yuko icyitwa abagororwa bageragezaga guteza umutekano no mukeya ko bashakaga gucika buriya ubundi mvuga barasa mu kirere. Reka ngusomere iyi title ko nivuga Nyamasheke tudomo tubiri amasasu yarashwe mu kirere ubwo abagororwa bageragezaga kwigomeka. Ubundi ahangaha bari ikintu kiri ubwino uretse dukubata tunabura tweroka yego binyuriraho bakubita umuntu akarira twigendeye twagiye mu Burundi suriza abantu suhuza abantu bari mu Burundi Kibitoke tuzanya bari Burundi ninde man Kibitoke ndabasuhuza abantu muri BJ Ewan mwese aho muri abarundi mwese duhereye kuri nyiri cubahiro wanyu President Neva Ndayishimiye Evariste dusuhuza abarundi bose muradukurikira mwibuka gukora subscribe mu Gifaransa byita s'abonner muzikora neza cyane abarundi turabakunda cyane kiriku akiri uwo bita Yusufu rwose bamuzirimiza z'amatara no mu Rwanda ibintu byateye saga ikomeye cyane. Mu Burundi intambara yavutse muri showbiz yaho bavuga ati abanyarwanda ntabwo badukundira umuziki ariko turabizi ko abiturutse ku bantu baho batuma batatwamamariza neza ariko abaturage bakunda kuwubyena. Ahani none mani uwo bamwita Kiriku akiri rwose mbibutsa gukora subscribe tukazajya tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ubu noneho turimbutse tugiye kuri televiziyo noneho tugiye kumanuka kuri televiziyo ndabararitse mujyeyo kuri GGTV
tugiye kubago bita kakajwi niho tugiye kubagira kuri abakira bihuje cyane ibintu byakomeye kabisa kwirukanga nuko witwa Gasuku yabwiye Aisha ngo mbabarira we umbwirire bariya bavuga ngo ni abakontenti kireta bari kubyiga Miki na Regis yuko ari Cupirini DJ Mifupa bamwita DJ Mifupa cyangwa DJ Felix iyo uvuze DJ Felix abantu abantu bose Mifupa byumvikana we yavuze yuko yasubiye bwa mbere agakara ko biswabati yahaye ariko yemereye Gasura mbwe ati kunda yawe nzapfa kukurya kukwitendekaho rwose urundire twamanutse tujye rwose tugenda kuri Jiji TV mwiruke cyane ndizera ko ibintu byabaryoheye tuzagaruka kwitereka ejo tubasuhuza tubabwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye twamanutse kuri Jiji TV mugende tugiye kubaga inkuru zigiye zitandukanye uwo bita kakajwi muramusangayo Bruce Melody muramusangayo ese ni ibiki byabereye mu majyepfo mu karere kamwe ese ziriya manuka zo ziracura iki byose tugiye kubisesengurira kuri televiziyo ni Jiji TV muri kumwe na Jiji kuri pano Gacha online kuri Mike ewana tubatsamo nizere ko twamanukanye mwese shout out bye Gacha nanjye Jiji kuri Mike bye bye shout out